Yes, reka twongere rero tubasuhuze cyane tubifurize igitondo cyiza kuri mwe mwese mutwumva amasaha mu gitondo. Reka kandi tukwifurize igicamunsi cyiza kuri wo twumva amasaha ya nyuma ya saa sita. Turano kandi kukwifuriza umugoroba mwiza kuri wo twumva mu masaha y'umugoroba. Biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi uwo kuwa gatatu, turi tariki 12, turi mu kwezi rwose kwa gatatu, turi tariki 12, turi mu mwaka wa 2025. Iki gitondo n'ubundi nk'ibisanzwe tukatuzindutse hano muri studio kugira ngo n'ubundi tubagezo amakuru agezweho. Tukaro tugiye kugenda tubagezo amakuru agezweho rwose, ariko by'umwihariko tukazaza kwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko tukaza no kureba kubikomeje kugenda bivugwa ku magambo by'umwihariko akomeye cyane yatangajwe na Antoine Felix Tshisekedi. Akaba ari perezida w'iki gihugu cya Kongo, rero wagaragaje ibimenyetso byo kwemera kuba ari buganire n'umutwe wa M23 nyuma y'igihe kitari gito, avuga ko rwose niyo bazana ikintu bamufatira ishoka ku mutwe ku josi rwose ngo ataganira n'inyeshamba. Yaje kubyemera rero. Ese kuba yabyemeye mu by'ukuri M23 uko imaze gufata ibice byose, biraza kuba bigenda bite? M23 nayo iremera ibiganiro. Hanyuma mu by'ukuri ibyo byose nibyo tugiye kugenda tureba, ariko ku rundi ruhande turaza gusimbukira no mu bayobozi ba M23 by'umwihariko tuvugishe abavugizi ba M23 kugira ngo twumve icyo bari kuvuga ku kwemera. Ese ibiganiro biteguye guhita betendinga izi nama zibashikiranya cyangwa se zibicazanya n'ubutegetsi bw'Kinshasa? Byose turaza kugenda tubireba. Tuze kureba rero amasezerano yavugaga iki rwose, ibyo baganiriye bwa mbere bifuzaga iki, ese nta kintu kiri buze kwiyongeramo? Byose turaza kugenda tubireba, ariko ku rundi ruhande tuze no muri update turebe hirya kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba naho uko byaramutse ndetse nuko byaraye, nubwo ibishimishikirano ubona ko yatangiriye ku munwa cyangwa se yatangiye kugenda igaragara ko igomba kuba, ariko kuri tele cyangwa se ku kibuga cy'imirwano urugamba rwo rukomeje kuba urugamba, intambara ni yose. Icyo usabwa niba ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere, nuguhita ukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera nawe uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru cyangwa se mu kubona video ikihagera. Hanyuma no kubabikoze ntimuze kwibagirwa icyo bita like ndetse no gusharinga kugira ngo inkuru zacu rwose zizajye zigenda rwose zikugeraho. Byose rero mu by'ukuri iyo wabikoze zikugeraho mu bimbere, ugacukubiri no kuba wajya cyangwa se wabona inkuru yabaye umuranzi. Tudatinze rero munyemerere twihute cyane mbere uko twinjira muri iyo nkuru cyangwa se muri ibyo biri kugenda bivugwa cyangwa se kubijyanye n'imishikirano Tshisekedi yamaze gusa naho rwose yemera. Munyemerere rwose tubanze tugaruke gato cyane ku makuru ya hano muri bice bigiye bitandukanye. Twihuse cyane ku munsi w'ejo ahantu bita Inyange hiriwe imirwano. Ni imirwano rero mu by'ukuri yahuzaga Nyatura cyangwa se yahanganishaga Nyatura ya Generali Jean Marie ndetse n'umutwe wa M23. Byagenze bite rero? Wenda mbere ko tuja muri ziriya nkuru niho tugiye kuguhera, nukuvuga ngo ubundi uyu Jean Marie afite nyine nawe afite ukuntu yubatse ibintu bye cyangwa se icyama cye. Murabizi kibarizwamo n'umugabo bita General Ignace mu FDLR. So rero uyu mugabo afite G1 wiwe, hari amakosa akoze amakosa. Uyu Jean Marie, General Jean Marie ategeka abasirikare rwose amwandikira ibiboko ngo bamukubite. Baramukubita nyine baramubabaza pe. Uyu mugabo rero G1 wiwe akaba yitwa Safari, ariko amazina akunda kumwita ni Alias Ndabirambiwe cyangwa se akunda kwitwa ngo ni Ndabirambiwe, niryo zina bamuziho. Ubwo rero akimara kumukubitisha uyu nayo yahise agira uburakari, noneho igihugu cyabaye kinini, Kongo ezamonene, Kongo rwose yamaze kuba nini. Abonye rero mu by'ukuri azize ubusa kandi ari mu nyeshamba n'ubundi bose ari ibisambo n'iki, arangije tavamo afata ibyangushe agira utwa torokana
yigira nyine muri M23 ahita yiripotinga kuko urumva biroroshye cyane. Afata ikintu cyitwa ibiro byose bya Jean Marie arikorera bijyana muri M23, yinjira aha hantu bita Inyange. Akigera hano Inyange rero ubwo urumva Jean Marie nawe yageze ngo buriya ngo M23 ngabahari ngo ni bake, atireka tujye kubataka nibura tureko izi office zacu yajyanye twazigaruza. Ku munsi w'ejo biriwe batimbaguranira ahantu bita Inyange. Amakuru ndimo guhabwa n'imbone yanjye irimo hariya imbwira ko ngo urugamba rwacuwe cyangwa se rwarangijwe n'umugoroba ndetse nijoro. Uru rugamba ndetse bikaba biri kuvuga ko ngo uwitwa General Inyasi ngo ashobora kuba yanarasiwemo bikomeye cyane ku buryo ngo ashobora no kuza kuhatakariza ubuzima bitewe n'uko ngo bamurasha ahantu habi. Sinzi ngo ari kuvurwa te, ariko ngo yarashwe bikomeye cyane ku buryo uyu mugabo hatagize rwose hatabaho kwitabwaho byo ku rwego rwo hejuru. Uyu Inyasi twakumva nawe ngo yavuye mu mubiri cyangwa se yitabye Rurema. Nguko nanjye ngo Rurema sinzi ngo yakwitaba iki. Nguko rero ngayo uko ibintu bimeze kuri iyi mirwano. Twihute cyane duhite tujya rero hano mu tuntu n'utundi mbere ko tujya rwose kuri Gisekedi n'amagambo ye akomeye cyane. Tubanze gato cyane dusimbukire hano Igoma naho nyuma y'uko Gisekedi mu by'ukuri bamaze kubona ko nta kintu azabafasha, aba basirikare bari baragiye basigara inyuma, ubwo ndavuga Bazarendo ndetse na FARDC bari baragiye basigara bategereje ngo bazabona umusada. Nyuma ko ariko nako byanze barimo kugenda biripotinga ku bwishi, barimo barataha cyangwa se baza muri M23 bakiripotinga bati nari umusirikare mu rugamba narihisha ahangaha, imbunda rwose iyo nayitaye ku muhanda cyangwa iri hariya nayo mwaza tukagenda mukayifata. Yarangiza M23 ibatuzuzanyiriza ahantu bita kuri Stade de l'Unité, bamara kuba benshi noneho ikabajyana mucyo bise ngo nukubabatiza ni karifresha ahantu ro bita hariya za Rumangabo. So ejo rero bapakiye abarenga 400 imodoka zuzuye, urumva abagera muri 400 harimo hafi imodoka zigera muri 2 z'amafuso zuzuye, akaro barazijyanye nyine Rumangabo z'abasirikare komeje kugenda bikuramo. Ikigowe cyangwa se abafite ibibazo bikomeye simusiga ni FDLR zo ziri hagati nk'ururimi, ntaho ngiro ntaho nyine urumva bari mu bibazo, urwo bishigishe bari kurugotomera ariko barumwe gake rutabasindisha kuko urumva ntago byoroshye n'akana gato. Abandi barimo kugenda biripotinga ku bwinshi, batiripotinze nabo bakabakoraho operation kandi none kugufata aribo baje kukwishikira rutiripotinze. Urabyumva nawe hari byinshi ubugomba kubazwa. Aha ni mu mujyi wa Goma, turi muri update. Ndashaka kugira ngo twihute tugere kuri Gisekedi wemeye imishikirano. Adusimbukirano muri Sida Kivura n'ubundi ku mirongo y'urugamba ahari kubera urugamba. Ikiri kuvugwa cyangwa se ibyatangiye kugenda bigaragara ni wizidoro y'izingabo z'abarundi ziri kuva hano mu by'ukuri muri Sida Kivu zigasubira mu gihugu cy'iwabo i Burundi gake ziri kugenda urusorongo, zirimo ziragenda urusorongo. Gusa muri iki gitondo n'ubundi habyutse amasasu n'ubundi hano muri aka gace ka Kiziba. Nanjye ngo Kiziba ni Kaziba, habyutse urusaku rw'amasasu. Sinzi niba FARDC batatse cyangwa se bagerageje kongera gushotora M23, ariko ntekereza ko ubu nabo ibintu by'imirwano birashoboka kuba babihagaritse bitewe nuko umuyobozi wabo yatangiye gusa naho yemera imishikirano. Ariko nibatamanika intwaro ahangaha baraza kugenda bahatamirira cyangwa se bahakubitirwa byo ku rwego rwo hejuru. Andi mu makuru rero tugiye kwinjiramo sasa, ubundi nayo abantu benshi bari bakeneye kumva, ni Gisekedi n'imishikirano yiwe yamaze kwemera mu by'ukuri gushikirana na M23 Katurebe sasa tugiye kwinjiramo dute, katurebe uko tugiye kwinjiramo. Reka turebe tugiye kwinjiramo dute. Katurebe ko twabona umuyobozi wa M23, umwe mu bayobozi ba M23, kugira ngo tugire ibyo tumubaza ku bijyanye
n'iyi mishyikirano cyangwa se no kuba Gisekedi yavuye ku izima, ese bo barabyumva bate? Biteguye kujya mu biganiro i Rwanda muri Angola. Ese Joe Lourenco ko twari twamaze kubona ko yari yamaze kwikura muri iyi gahunda yo kuba umuhuza bitewe n'indi mirimo yari amaze kubona, ese Joe Lourenco yaba yabigarutsemo ate? Ese nta kagambane kaba karimo? Waramutse neza bwana Barinda? Waramutse. Mukomere. Turabo. Ni Eugene Official, nguhamagaye ndi mu kiganiro, wihangane ndagutunguye, ariko n'ubundi ntabwo ndi buze kukubaza ibintu byinshi cyane. Ni ikibazo kimwe cyonyine wenda gishobora kuvamo ibibazo 2 cyangwa 3. Yego. Kuva ku mugoroba w'ejo ku itariki 11 hari inkuru yasohotse igaragaza Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Kongo, yemera ko agiye kuba noneho yaganira na AFC M23. Ni mu gihe mu by'ukuri ni ibintu yakabaye yarakoze kera, ariko twabonye ko asa n'uwabikoze bitewe n'igitutu cyangwa se nuko mukomeje kugaragaza ko mumurusha imbaraga. Ese ibi biganiro bya Gisekedi mwiteguye kuba mu by'ukuri mwabyetendinga? Twebwe ibiganiro by'amahoro bigamije amahoro arambye, ibyo twasabye kuva ku ntangiriro, ntabwo twigeze gutoranya inzira y'intambara kugira ngo dushake igisubizo ku mutekano muke uba muri kano karere ku burasirazuba bwa Kongo. Rero kuba umunsi w'ejo leta ya Kongo nayo yaremeye, ubwo nyine icyo twasabaga cyari icyo. Twebwe kuri twe ni ibintu byiza, tujye mu biganiro, reke kumena amaraso y'abakongomani. Tunejejwe ko noneho leta yumvise inzira y'ukuri. Hanyuma mbere yuko wenda bisohoka cyangwa se bitangazwa n'ubundi n'ibiro bya hariya nyine i Rwanda muri Angola, ese namwe nibura iyo message cyangwa se ubwo busabe bwaba bwarabagezeho, mwaba mwarabwakiriye bw'ibiganiro? Twebwe ubusabe twabutanze kera, muzi ko twahuye n'umuhuza inshuro zirenga 2. Nicyo twasabaga, muzi ko twasinya agahenge, narababwiraga buri gihe, ariko agahenge ku ruhande rumwe. Urumva rero niba noneho umuhuza kuva icyo gihe kuhashyizwe 2 yaratwijeje ko azagira igihe akagunda leta ya Kongo nayo igashyira umukono kuri ako gahenge, maze ibiganiro bikabona bigatangira. Rero twebwe uruhande rwacu twararurangije kuva kera, kandi dutegereje ko leta ya Kirombo nayo ibyemera, yuko buri gihe cyose yaravugaga ngo ntabwo naganira na bariya, ngo nzaganira n'u Rwanda gusa, ngo bariya ntibabaho. Niba rero uyu munsi yemeye ko tubaho, urumva nyine kuri twe ni intambwe nziza, ni intambwe igaragara. Wenda ikibazo nari nkubajije, wenda mbere yuko byatangiye gukwirakwira kuri rezo sosiyo, yaba yabasezeranye cyangwa se yaba hari telefone, yaba iretere cyangwa telefone ibabwira ko yemeye ko mugiye kuganira, we ku giti cye akabibibwirira? Umuhuza niwe ukora byose mu bintu by'ibiganiro. Umuhuza niwe ufite akazi kenshi ko guhuza nyine izo mpande zombi zishamiranye, zanarwanye, twarwanye nubwo bitari ngombwa, ariko leta yatoreje inzira y'intambara kugira ngo iturangize, iduhanagure, ikirangize ikibazo. Urumva, ariko ntiyashoboye kubigeraho. Rero umuhuza ari mu kazi gakomeye kugira ngo ahuze impande zombi. Akenshi ako kazi agakora mu ibanga kugira ngo agere ku musaruro ufatika. Ikibazo cyanjye rwose ndumva ntabwo kiri gusubizwa neza, wenda hari sinzi niba ndi kukibaza nabi. Nakubwiye ko umuhuza akora imirimo ye mu ibanga. Ejo niwe wasohoye itangazo
uzategereza twebwe nibi tugeraho natwe tuzasohora iryacu. Okay, aho ngaho ubwo none ubwo nibwo mbyumvishe neza. Hanyuma wenda ikibazo kindi cya nyuma mpitana na kurekura, ubwo bisobanuye kuba ibi byamaze gutangazwa ku rundi ruhande, bisobanuye ko imirwano igiye guhagarara rero ntabwo turi bwongere kumva mu bice bigiye bitandukanye hari imirwano. Uzi neza ko kuva icyo gihe nari mvuze kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2023 twebwe twashyize umukono kuri ceasefire ku Gahenge, ubwo twari kumwe n'umuhuza nyine umuhuza perezida wa Angola, ariko nabwo twabisabwe n'umuryango w'ibihugu bya Africa ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu Burayi, ariko ashyize umukono kuri ako Gahenge. Kuva icyo gihe twabaye batwirwaneho, igihe dutewe tugomba kwirwanaho tukabaho, ariko tunakanarinda n'abaturage bari mu turere twamaze kugeramo. Ariko twagiye tubona kuva icyo gihe mumaze kugera ahantu hanini, mwagiye mufata ahantu hanini abantu birwana. Byose biterwa na gahunda za leta. Iyo yanze kuganira, yanze gushyira umukono ku Gahenge, ikadutera tugabaho ibitero, ikica abaturage, igatera amabombe ahantu hatuwe abaturage benshi, icyo gihe niho twisangaga twangiye kugira mu mirwano, tukarwana hamana tukabona basubiye inyuma, n'abagabo rero uko aho bavuye tujya kurinda umutekano w'abaturage kugira ngo wa mwanzi w'amahoro atagaruka ngo bamerere nabi. Hari ikibazo kimwe cya nyuma unyihangane ngiye kukubaza, wenda ari nacyo tunasorezaho. Ubushize muri 2012-2013 nabwo mbere yuko muva mu mujyi wa Goma hari habayeho ibiganiro, ariko bibera mu gihugu cya Uganda. Biza kurangira ibyo mwari mwemerekanyije bageze nyuma barabiviyora cyangwa se barenga ku mabwiriza cyangwa se ku byo mwari mwasezeranye. Ese ubu mufite ikihe cyizere ko ibi biganiro bishobora kuba atari ibintu n'ubundi biza bije kugira ngo mu by'ukuri bibayobye cyangwa bibakinga ibikarito mu maso? Umva, tubwira itangazamakuru ko 2012 itandukanye na 2024 2025 biratandukanye. Hari isomo twakuye muri ibyo bintu byose, ntabwo bizahura, ntabwo bishoboka. Ubu niba umuhuza yahagurutse noneho abashoboye kugunda leta ya Kongo, ntaduhuze n'ubundi nk'uko yabitangaje ntabwo ari twebwe, ntaduhuze. Turumva leta ya Kongo niba noneho ubushake bwabonetse, yuko nibwo bushake bwabuze ku ruhande rwabo, twebwe ubushake burahari bwo kugira ngo dukure ikibazo mu nzira y'amahoro. Yes, urakoze cyane bwana Oscar Barinda ku bw'aya makuru utugejejeho cyangwa se uhaye abadukurikiye ndetse n'abakurikirana ibibera muri ubu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ndabasubije cyane. Asante. Yes, nguko rero ngayo birumvikana. Ikigaragara cyo ngira ngo murabyumvisha ahantu ho tugiye kwinjira muri iki kibazo, nkuko nembabwiye ntereka twinjiremo muri ubu buryo. Biragaragara ko nubwo ibi byamaze gutangazwa kuri kote ya M23, ntabwo iyi message barayakira. Nje niho ubundi natsitsaga cyangwa se nifuzaga kugira ngo twumve, ese ibi byatangajwe cyangwa se biri kuzenguruka kuri rezo sosiyo ko Gisekedi yemeye ibiganiro. Mu kiganiro yagize yahuye na mugenzi we Joe Lorenzo wa Angola, ese ibi bintu M23 irabizi? Ibyo asubije murabyumvishe, ako ni akazi k'umuhuza, ariko ikigaragara cyo ntabwo biragera kuri M23, ntabwo barabaha iyi report y'ibi bintu cyangwa se nava ngo rwose yibigendanye n'ibi biganiro. So ndagira ngo rero iyi nkuru tuyinjiremo, tuze kureba amasezerano, tubanze turebe amasezerano ubundi ya mbere yavugaga iki. Tugiye kureba amasezerano ya mbere ubundi yavugaga iki. Gusa ku ruhande rumwe wenda nge uko mbibona,
nanze kubimuzanamo byinshi cyane ngo tubiganireho, ariko ibi bintu nuza kureba urasanga ko ari ubwoba bwa Gisekedi. Donc n'ubwoba nuko abona ko nubundi bisa naho byarangiye, akaba ari gushaka kugira ngo arebe ko nibura batamwadvancingana bakamusanga n'ikishasa, kuko ubu tuvugana M23 ahantu harigeze kugira ngo igere ikishasa nibura wenda byahisa ku muvuduko ibiriho ari ibintu bigoranye, byabisaba nibura umwaka umwe wonyine. Ibi ndabivuga nshingiye kuki baramutse bamaze gukuramo hariya Beni, iyi Beni kavamo n'amazi yonyine hariya bahita bagera ahantu zizakisanga ari ukunyura mu mazi. Amazi rwose niyo yonyine, nta n'ubundi burinzi ntaki, tayari bahita binjira biba birangiye. Gisekedi rero urebye ukuntu muri guverinoma yiwe hamazemo ibintu by'akavuyo, akantu k'akavuyo, ukabona no kutumvikana n'iki, ukabona donc yashobora no kumutera kudeta n'iki, byose murebona ubuyobozi yari yatangiye kuri ubwo muri famiye ye. Ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza ko uyu mugabo yaba yamaze kwemera, akabona ko nta hantu mu by'ukuri yazanahungira igihe byaza bimukomeranye. Ikintu rero nshaka kugira ngo mbabwire ni iki, ndagira ngo tukijyeho wenda tunarebye amasezerano y'ubutaha, ariko sinzi ko M23 ibi bintu iri buze kubyemera. Sinzi rwose, nubwo wenda Oscar avuze ati twicyo twari dushaka ni ibiganiro, ariko ntabwo ushobora kuza kuvuga ngo urongere ubabwire ngo bakore za mixage ngo bemere. Ntabwo ushobora kubabwira ngo ngo nimwe musubiye inyuma ngo tubone ngo tuganire, ibyo ntibishoboka, ibyo ntibyanashoboka. Nanjye narimvuze ibyo ni impossible, ntibishoboka. So rero ukabona ko wenda ibintu reka tubihereye mu mizi, reka tubanze turebe Vincent aze tunyurane muri aya makopi y'amasezerano, kuko waramutse neza Vincent. Waramutse komera cyane. Dukomerane. Aha, ikaze rero n'ubundi mu kiganiro cyo muri iki gitondo cyo kuwa gatatu tariki 12. Ndagira ngo sasa twinjire mu kiganiro nta gutinda, turebe kuri aya masezerano cyangwa se ubwo nandi muri iyi nkuru ya mishikirano Gisekedi yamaze kwemera ko ashaka no kuganira na M23. Ariko mbere ko twinjira muri iyi nkuru, nagira ngo tubanze turebe wenda amasezerano icyo yavugaga mu rundi ruhande, ariko ku rundi ruhande wenda ntago wabimenye, nari nahoze mvugana na Oscar Barinda atuvugana mubaza nti ese ko birimo kugenda bitrendinga cyangwa se bigaragara ko Gisekedi yemeye ibiganiro, yaba hari letere cyangwa se icyo kubamenyesha yabamenyesheje ko yemeye ibiganiro. Ibyo byose nibyo nahoze nganira nawe, ariko noneho we ikigaragara nuko ntabwo barabona iyo message cyangwa se iyo invitation bemerera kuganira na leta. Rero naringize ntitubanze twiganire turebe ese ubundi amasezerano ya mbere yavugaga iki. Amasezerano ya mbere akubiyemo ibice bibiri. Jya kuri kopi ya mbere ariyo duheraho. Kopi hari amasezerano yabaye 2012. Yari atarajya ku butegetsi. Ayo nshaka kwivugiraho rero nayabaye hagati ya Gisekedi na M23. Ayo niyo twibande kuri ayo. Yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2019. Reka yariyo duheraho. Akaba rero yarabereye i Kigali. Ayo masezerano rero icyo yavugaga ubuje yavugaga ko ari ugukuraho mandadare bari zarashyiriweho abari abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubwo ni nk'abahe kugira ngo, kuko urabona nejo bundi bashyizeho izindi icyo gihe bari bandi. Hari harimo ba Sultan Makenga, harimo ba Bertrand Simwa, harimo Runiga nyine Jean Marie, n'abandi bari benshi cyane. Ayo masezerano rero uko bari bayakoze, yari yakorewe i Kigali kuri itariki n'icyo gihe bayasinyiye, bavugana n'abantu babo uburyo bigiye kugenda, ariko inama barayikoze ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2019. Ku itariki 20 rero abariho bayasinya, ndetse minisitiri w'ubutabera yandikira perezida inyandiko imumenyesha ko
ibyo biha izo nyandiko zikuwe zishakisha abayobozi ari abayobozi muri M23 bavuga yuko rero nyuma yuko izo nzandiko zikuweho ko ikigiye gukorwa cya mbere ari uko bagiye kumenyekanisha abantu bo muri M23 bashaka gutaha ku bushake bava mu Rwanda nk'uko iri tangazo ryabo ribivuga mfitiye kopi bari barayise ubundi ngo feuille de route ni promene uko yanditse yari yanditse ngo feuille de route conjointe des activités relatives au rapatriement à la République démocratique du Congo des combattants ex-mouvement de M23 présents à la République du Rwanda. Bavuga ni nk'urwandiko rw'inzira igihe ibyo bagombaga gukurikiza kugira ngo hakirwe abahoze ari abarwanyi y'icyahoze ari umutwe wa M23 kubera ko bakitaga icyahoze ari umutwe wa M23 kuko bari bagiranye amasezerano mu by'ukuri yuko uwo mutwe uvaho noneho hagasigara habaho icyo bita abakongomani muri rusange bakajya mu butegetsi bwa Kongo. Bari bavuze ko icyo bagiye gukora cya mbere ari ukora identification y'abo barwanyi abaho kubandika bamara kubandika bakabafata bakabajyana aho bita bari barisi ndetse no mu nkambi y'Ingoma bamara kubamenya bakabashyira hamwe bagakuramo bamwe bakabajyana bakabashyira mu gisirikare cya Kongo bamara kubashyira mu gisirikare cya Kongo bakabagira nyine abasirikare b'igihugu bakavanga mbega ingabo bagakora mixage bamara gukora mixage abandi b'abanyepolitiki harimo Runiga Rugerero Jean Marie bagashyirwa mu ntara mu nzego za leta hamwe n'abandi banyepolitike batandukanye. Icyo none barabagiraga bati associé je tiens à relever que la contre du 28 octobre si évoqué les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer un succès dans le repatriement. Baravuze ati nyuma y'uko duhuye twemeranyije ko dutegura urwandiko rw'uburyo aba bantu bazataha. Il y a rien de préciser que les partis devraient respectivement mettre en œuvre le terme de la feuille de route énoncée. Ati impande bireba ati birasabwa yuko bazashyira mu bikorwa ibikubiye muri iyi nyandiko. Baravuga ati élaborer un réside pour parler qui avait eu lieu à Kigali le 11 et le 12 juillet en 2019. Ati dukurikije ibyo twaganiriye ati tukabiganirira i Kigali ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2019. Ati les points essentiels contenus dans cette feuille de route portant sur l'amnistie. Ati ingingo y'ingenzi twaganiriyeho ikubiye muri urwandiko rw'inzira ati ni ugutanga imbabazi rusange ainsi que l'intégration militaire no gufata abasirikare bagashyirwa mu bandi et politique de l'ex-mouvement du M23 du 23 mars. Ati no gufata abanyepolitike b'uyu mutwe bagashyirwa mu bandi. C'est dans cette optique que la justice militaire de la République démocratique du Congo a donné un avis favorable à la demande de retrait demandant la mise à la contre de son mouvement. Ati niyo mpamvu ubushinjacyaha bwa gisirikare bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeye yuko bugomba gukuraho inzandiko zishakisha cyangwa zo gufata abayobozi b'uyu mutwe wa M23. Il apprenait à ce sujet de mentionner qu'il a été recommandé à la même occasion un mécanisme national de suivi dans le cadre de l'Addis Abeba, dont je suis le coordinateur, de vous saisir un fait de retrait effectif de 10 mandats
dans le souci de préserver la paix. Ati dushingiye ku masezerano ati yabaye disa deba ati njyewe nk'umuhuzabikorwa uri minisitiri w'ubutabera bivugaga ati njyewe nk'umuhuzabikorwa w'aya masezerano ati ndagira ngo mbabwire ko twemeye gukuraho izi nyandiko zo gufata ndetse zo gushakisha ati aba bantu bahoze muri M23 ati kugira ngo turusheho kubumbatira amahoro. Pour tout effet utile, je vous transmets en annexe la présence et le rapport des échanges entre la délégation de la République démocratique du Congo et le leader d'Orex M23 sur le rapatriement volontaire ainsi que le fait de route conjointe des activités relatives au rapatriement des ex-combattants M23 présents à la République du Rwanda. Uyu ni minisitiri wandikiraga perezida ati kubw'inyungu ati n'akamaro k'ibikubiye muri iyi nyandiko ati mboherereje ku nyomeko ibikubiyemo ibyo baganiriweho hagati y'intumwa za Kongo n'intumwa za M23 ati ku byerekeranye no gutaha ku bushake ati ndetse n'ibikubiye mu nyandiko twakwita y'inzira ati kubiyemo ibikorwa bizakorwa kugira ngo aba bahoze ari abarwanyi ba M23 bari mu Rwanda batahe. Aragira pije ya monsieur l'auditeur général les assurances de ma parfaite considération ati nyakubahwa mushinjacyaha wa gisirikare ati ndagira ngo mbashimire ko mwakiriye ubusabe bwacu bw'inyandiko yacu. Iyi nyandiko yashyikirijwe perezida wa repubulika niwe wayashyikirijwe ko baravuga ngo so transmis pour information à son excellence monsieur le président de la république chef de l'État niwe ubwa mbere bayishyikirije umukuru w'igihugu akisha son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement ishyikirizwa ministre wa premier ministre ministre w'intebe akaba ari nawe chef du gouvernement. Son excellence monsieur le vice premier ministre ministre de la justice et garde des sports ministre w'ubutabera nawe mugeraho n'abantu benshi yashyikirijwe. Kuri ibyari bikubiye muri iyi nyandiko urabona ko byari bifite akamaro kandi bifite ibintu byinshi bigamije kugeraho ari nabyo M23 yatangaje iravuga ati twebwe ati twatunguwe n'ukuntu Tshisekedi yahinduye amasezerano twagiranye twari tutarabibwira abantu yenda bumvise M23 bivuga bagira ngo ni ibinyoma. Indi kopi nagira ngo uze no kwigeza ku badukurikiye kugira ngo bayibone kuko bashyizeho umukono ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na M23. Urabizi yuko Corneille Nangaa biciye kuri Bertrand Bisimwa yavuze yuko M23 yari yasabye na Tshisekedi ko akwiye kuba abasirikare bamurinda. Ibi rero byabereye mu iyi nama amatora yabaye 2018 akarahira nyine akajya mu butegetsi. Tumara kujya mu butegetsi niwe yatangiye kugirana amasezerano ya M23 ari naho bakuraho mandadari zo kubafata. Icyo wenda ushatse kubisobanura abantu babyumve mbere yuko M23 yongera kwegura intwaro n'ubundi yari yagane na Gisekera bari baganirije banemeranyijwe yuko bajya mu butegetsi n'abandi bakajya mu gisirikare. Ari naho M23 yasobanuye ko Tshisekedi yari yabasabye yuko azaba M23 izamuha abasirikare bamurinda batarize abasirikare ba Kabila. Katurebe izi nyandiko Tshisekedi bikarangira ahinduye ibyo bari baravuganye. Ubwo rero sinzi icyo yifuzaga kugeraho kuko yabonaga ko ageze ku butegetsi agahindura amasezerano. Yifuza kugeraho rero sinzi icyo ari cyo kuko M23 nawe ntabwo yari kumwemera gukomeza kwicara adashyize mu bikorwa amasezerano basezeranye.
niyo mpamvu muri 2020 aba barwanyi ba M23 bongeye bakegura indwara nyine bakabatika tumurwanye tusabe yuko ashyira mu bikorwa amasezerano twagiranye. Ariko urabona yuko agenda uko akira inzandiko zo kubata muri yombi ukagenda gukomereza urugamba niko rugenda rukomera. Niko urugamba rugenda rukomera. Urabizi ko nabo batabancira urubanza uko bigenda kose bazasaba imbabazi. Ni nabyo bigaragaye ko muri inyandiko n'ubundi abari bashyize inzandiko zo kumufata bagize byarangiye bazi byo gufata abari abayobozi ba M23 ko ntanga atarazamo. Byarangiye babihinduye bigaragara ko nibi bazabihindura nubwo bakomeza gukora ibikorwa bigaragaza ko bakeneye intambara. Kuko nk'uko tuvugana urugo rwa Nanga bamaze kugirwa inkambi ya gisirikare bari bitwaro byinshi barugize inkambi ya gisirikare urabizi ko ibintu byafatiriwe mu muryango we benshi barafunze mu rwego rw'iperereza abandi bagera mu majana barahunze ariko ukabona Kisekedi nyine arakomeza gukora ibikorwa bitemera ko amasezerano yagiranye n'uyu mutwe bishyirwa mu bikorwa. Ariko aho agiye hose bakamusaba yuko kwigana mu 2023 urabizi yuko yagiye no muri Angola. Ageze muri Angola avugana na Perezida Joao Lourenço, urabizi yuko ari we muhuza wa Rwanda yizishingana yavuze ko azabatuye. Ariko nyuma yuko baganiriye Presidence ya Angola isitsura itangazo yuko nyuma yuko Gisekedi aganiriye na mugenzi we wa Angola yuko ngo hagiye kubaho ibiganiro hagati ya M23 n'itsinda ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bakagirana ibiganiro bitaziguye nk'uko M23 ihora ibyifuza. Itangazo barije ku rubuga rwa X bavuga yuko ngo mu minsi mikeya biraza gutangira ngo bakavugana ku buryo uburasirazuba bwa demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu muri rusange cyagira umutekano ndetse n'amahoro. Hanyuma rero ubwo uvuye tumaze kuva kuri aya matangazo twibaza ikibazo kimwe, ese M23 ibi bintu iraza kubyemera? M23 ntabwo yanga ko iganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuko nicyo kintu ihora isaba. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwubona bushyiramo amanyanga kuko nk'ubu umuvugizi wa Perezida Nasarama yahise avuga yuko ibyo Angola iri gukora babyiteze yuko bizavamo umusaruro kuko uburyo bwo kuganira burimo gutegurwa. Ariko aconeka n'ijambo aravuga ngo gahunda irahari uko yateguye yuko M23 iganira n'ubutegetsi kuko hubahirizwa amasezerano y'i Nairobi kandi hakubahirizwa icyemezo cya UN nimero 27/73. Ibi byombi rero icyo bivuga bitandukanye n'ibyo M23 yifuza. M23 yifuza yuko yicarana n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku meza amwe bakaganira bagasasa inzobe bagaganira ku bibazo muzi biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane byatumye abantu n'ibihumbagane biri mu Rwanda byahunze bigera mu 100 biri mu bindi bihugu ibyo hirya by'abanyamurenge ndetse n'abandi batari abanyamurenge bahunze kubera gutotezwa kuko basubira mu gihugu cyabo bakifuza yuko bakicarana imbona nkubone. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko n'ubundi Nasarama yabigarutseho ngo bifuza yuko ngo M23 iganira n'ubutegetsi bw'Kinshasa nk'indi mitwe yindi yitwaje intwaro irimo zirazanyatura ziba zifite abantu 8 zirimo ziraza baba General Kapito zihuje na M23. Mbese nabo nico kigero niyo shusho bari kubafatamo. N'ubundi nibyo ubona uyu Nasarama yongeye kugarura ngo bashyire intwaro hasi noneho bagende baganire nk'itwe yindi iranga iciriritse
ikindi uyu mwanzuro wa UN 22/73 icyo uvuga yuko ayo 23 iva mu bice yafashe kandi igashyira intwaro hasi ngo n'abasirikare b'amahanga bakava mwa kiriya gihugu aho bita bavuga yuko mu 23 turi abakongomani ngo bari abanyarwanda babatera ukabona rero icyo yifuza mu by'ukuri ari ukugaragaza yuko abakongomani nyabo batari muri M23 ukomeje gutya rero M23 ntabwo ibi biganiro yabyitabira ntabwo yanabyemera kubera ko icyo yifuza kiganirwaho ntabwo aricyo cyakiganirwaho unarebye ibyo abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga byatuma ibiganiro bitabaho bitagira n'umusaruro bitanga kurebye nk'ibyo Muyaya yanditse kuri Twitter yavuze ngo u Rwanda ngo nta wigeze ngo rugira umuvugizi w'abanyamurenge avuga ibintu byinshi avuga ko abanyamurenge batigeze batotezwa ngo harimo ngo bagiye mu butegetsi butandukanye ibintu biri aho nyine bigaragaza yuko abanyamurenge badahohoterwa cyangwa hari abakongomani bahohoterwa bikaba bituma rero ibi biganiro njyemo na yuko nta kintu kizavamo igihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ibibeshya abantu ariko byagira igihe cyo kuba abayobozi babo bakaza bakavuga ibitandukanye n'ibyavuzwe hagati y'umuhuza ndetse na Tshisekedi bikagaragara ko ari uguhuma abantu amaso kuko niba M23 yifuza kuganira imbonankubone n'ubutegetsi bwabo ariko bakarangiza babikuye mu kuganira bicaranye ngo baganire ku bibazo muzi bakabishyira mu buryo bwo kuvuga ngo tuzatuma abantu runaka baze muganire nk'uko tuzaba dutumiyeho za Nyatura bigaragaza ko intambara izakomeza kugera Tshisekedi akuye ku butegetsi cyangwa se yagira imbaraga akanekera mu 23 kuko ubona ibyo kuganira byo igisubizo byatanga mu gihe bataganira ku kintu bemeranyijeho cyangwa uburyo bwo kuganiramo babwemeranyijweho ubona ibyo kuganira byo biri kure n'izuba ndumva ibintu rwose hano ntabwo biri buze kuba byoroshye n'aka na gato ariko n'ubundi nuko turi muri Kongo ariko ntitugajye dusiga n'Uburundi hari amakuru ari Burundi nayo avuga yuko ejo hashize intumwa z'u Rwanda ndetse n'intumwa z'Uburundi bazahuriye mu Kirundo zerekeye zikora iperereza rya gisivile ndetse na gisirikare bahura saa 4 bagera bakora inama igera saa 10 yageze saa 10 aho baganiriye ku byerekeranye no gufungura imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'Uburundi iyi hoteli inama ngo yabereyemo ngo yari icunzwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ndetse n'iz'Uburundi nk'uko turikesha ikinyamakuru cyo mu Burundi cyitwa SOS Media ngo ni icyitwa SOS Media SOS Media bakavuga yuko baganiriye ku byerekeranye no gufungura umupaka ibyo biganiro bikaba byarabayeho nyuma y'uko Ndayishimiye yari yohereje abatasi biwe mu Rwanda ngo bakagera bakaganira bikaba rero bigaragara ko bashobora gufungura umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'Uburundi barabizi yuko iyi mipaka yari yafunzwe muri 2023 hafi na 4 Uburundi bushinja u Rwanda ko ngo imipaka yabo ngo ivogerwa ngo na Red Tabara ngo yashinzwe mu Rwanda ari ibindi urabizi ko twazaga tubivuga kenshi ariko twaje kubona igisubizo cy'uko atari byo Red Tabara yashinzwe na Alexis nk'uko yabyiyemereye aha rero hakaba hari icyizere yuko imipaka ishobora gufungurwa yafunzwe 2024 iyi mipaka ubwo muri make imigenderanire ubwo ishobora kubuza kongera gusubira ibuntu ishobora kongera gusubira ibuntu ugasanga nanone ingendo zirimo ziragenda hanyuma si FDR uyu mugabo yacumbikiye iri hano mu kibira FDR ko numvisha ko mfite imipaka ifunguye basigara bayoganira ku by'umutekano noneho bakaba bareba uko izo FDR zicibwa intege igihe diplomasi imeze neza n'ibindi byose bigenda neza nguko rero ngayo nje rero buriya
ubwo reka dutegereze turebe ibyo biganiro niba M23 iri buze gusohora itangazo ko yaba yabonye cyangwa se yaba yakiriye ubwo butumwa cyangwa se ubwo busabe bwo nta busabe bari barigezaho kuko biriya byavuzwe leta n'ubundi n'ubwo iri kugenda itangaza ibindi bisa naho igenda byivuguruza nta busabe mu nyandiko buragera kuri M23 yaba bwakozwe na perezida Tshisekedi cyangwa umuhuza ntabwo turabona. Okay, reka tubitegereze turebe wenda hari ko buri buze kujya hanze bo ubwo babwishiriye hanze. Andi makuru se ufite nayahe? Andi makuru ni menshi nka Muhozi Kainerugaba bamaze kuvuga yuko ngo azuba ngo agiye kwiyubakira inzu yiwe Bunia. Kabizi yuko Bunia amaze iminsi ameze nk'uwafashe mu duce tumwe two muri Bunia avuga ariko agiye kwiyubakira inzu rero abantu bakibaza ko agiye kubaka inzu ku butaka bw'abandi bikabayobera ariko yo ku butumwa yanditse kuri Twitter avuga ko agiye kubaka inzu ngo iyo nzu ngo ngo izaba ari ingoro ya Yesu Kristo ngo abazemerere kuzajya bajyamo gusa ngo bakaba ari intwari. Ni intwari zizajya zijyamo. Ubwo butumwa bwose yabwanditse abushyira kuri X abwandika mu Cyongereza ndetse n'Igifaransa. Ubwo abantu bategereje kureba mu by'ukuri niba iyi nzu nyine igiye kuba koko inzu y'Imana nk'uko abivuga barabitega amaso. Hanyuma se kuri kote y'imirwano ho nta makuru ufite mashya? Amakuru nuko n'ubundi mu mirenge abaturage bakomeje kuraswa mirenge abaturage bakomeje kuraswa ariko abandi ku rundi ruhande bakabatabariza bakavuga ko iraswa ry'abaturage mu by'ukuri ari ukwirengagiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuko Tshisekedi ubona atabikozwa ariko ubundi amasasu aracyavuga kuva mu gitondo ugusanga bigeze nimugoroba amasasu akivuga bakoresheje indege bakoresheje ubundi buryo butandukanye. Nk'uko rero ubwo niba rwose nta yandi makuru cyangwa se niba hari ayandi wayavuga niba nta makuru ntabwo abura kuko amakuru mu burasirazuba bwa Kongo aba ari menshi. Ko duherutse kuvuga yuko Thomas Rubanga yashinze umutwe witwaje intwaro ariko abantu bakaba ubu mutwe yashinze rero umaze gusohora utangazo ugaragara ko washingiwe muri Uganda Kampala. Umutwe witwa CRP wise ngo ni Convention pour la Révolution Populaire. Ukaba warashyizeho abayobozi batandukanye mu by'ukuri ukabona ko ari impuzamitwe yitwaje intwaro. Thomas Rubanga yemeranya ibyo izakora imaze kwemeranya ibyo izakora ivuga aho izajya ikorera ndetse hagira n'abantu bayisinyaho iyo nyandiko harimo bita Rubanga Diro Thomas nyine niwe wawushinze Bongamuzi Kakani Sharire abo bita Tabane Aiki Ibrahim Ngandara Bodwe Ruto Birwinyo Tunguro Batikoro Vitari Baremuka Kahigwa Jokaba Lambi Mangeyi Kanani Rubisabo Kosabini Serge Balangula Jean Claude Dani Yepa Jean Pasisa Kiza Gerard na n'ubita Samuso. Abangaba akaba ari abantu 16 basinyiye kuri uyu mutwe washinzwe na Thomas Rubanga. Kandi uyu Thomas Rubanga urabizi yuko yari yarafunzwe azira yuko yashinze imitwe yitwaje intwaro ihohotera abantu mu bice bitandukanye. Ariko ukabona intego yiwe gutinga imitwe yitwaje intwaro atayireka. Waje wabwiye abantu ibyerekeranye n'uburyo Vitali Kamere bari bagiye kumuhitana.
ubu ngubu bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko rero banditse inyandiko byamagana ubu bwicanyi bwari bugiye gukorerwa Vital Kamerhe ko bwari bugiye gukorwa n'umwungirije we se. nibyo nyine hano babyanditse bavuga yuko ngo byamagana uwari wabikoze ni uwitwa ngo Mboso Nkodiya Fuhanga Christophe ngo ni visi perezida w'inteko ishinga amategeko. Ni amagambo yavuze ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ayavugira Kinshasa. noneho ndakora n'ibindi bikorwa birimo guterekera ndetse n'ibindi kugira ngo Vital Kamerhe apfe. abagize inteko ishinga amategeko rero banditse inyandiko babyamagana bavuga yuko ubundi 2024 bari barigeze bakora ibikorwa nk'ibi n'ubundi bashaka kumwica ku itariki 19 z'ukwezi ubundi kwa gatatu kwa gatanu 2024 ko bari bashatse kumwicira iwe. bavuga bati ibi ngibi turabyamaganye ati rwose ibintu n'abantu bakangurira abandi kugira ngo yitwe ati turabamaganye. ubundi itangazo bararisinya bararisohora ariko urumva ko mu butegetsi harimo ikibazo niba abagize inteko ishinga amategeko bageraho bashaka kwicana ni ikibazo. ikindi ni uko mu burasirazuba bwa Kongo urabizi ko Médecins Sans Frontières yari ifatiye runini abaturage bo muri Kongo abazize ingaruka y'intambara abakomeretse ndetse n'abandi. uyu muryango wavuze yuko udakomeza kuvura abakomerekeye ku rugamba ndetse n'abatewe ibikomere n'intambara. yavuze ko nta bushobozi ugifite bwo gukomeza kubitaho n'itangazo wasohoye. ikindi ni uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasohoye itangazo nyuma y'uko Kabido yihuje na M23 kivuga yuko ngo cyamaganye ibyo Kabido yakoze kandi ko ngo Kabido ngo yakoraga ngo ibyo yakoraga ngo byavuzwe kera n'igisirikare ngo ndetse ngo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yuko iyi mitwe yitwaje intwaro ngo ikorera muri Kongo ngo ikora ku nyungu za Perezida Kagame. ukareba ukibaza iyi mitwe ko yagiye ishinga n'abategetsi ba Kongo ahubwo n'ibisirikare bya Kongo byagiye biyishinga n'abayobozi babo bavuze ko ikora mu nyungu za Kagame bate mbere Kabido atarihuza na M23 ko batari barabivuze. ubu ngibi babikuye ni ikibazo rero ukabona bisekeje nyine ya gahunda yabo yo gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda. rero badasize no gusebya abanyarwanda barahiza bavuga rero ngo bagiye ngo gushyira ngo ihereze ngo ku bushotoranyi ngo bukorwa n'u Rwanda. aba ngaba bavuga ngo twashotoye n'u Rwanda ko bahora babivuga nyine igihe cyose iherezo ryabo ritaririye. mu by'ukuri rero ukabona ko bya bindi byo kwiyenza kwabo no gutagaragaza yuko ibibazo byabo biri ari u Rwanda rubitera kandi ntaho bihurira. ibyo rero ariko bizarangira bigaragaye ko ari ukwigiza nkana no kwiriza ntacyo bivuze. ikindi ni uko nanga nyine yavuze yuko atewe agahinda ndetse n'umujinya n'ibyabaye mu gitondo cy'ejo hashize iminembwe. avuga yuko agiye kwimanukira akajyayo noneho kubihagarika. nanga agiye kumanuka iminembwe urabizi yuko ejo twari tukavuga tuti gusohora amatangazo ntacyo bivuze. niba twumva gira icyo dusubiza tubwire ko yashyize abaturage ba Minembwe mu kaga kuko yasinyanye na Twirwanaho amasezerano ariko akaba atari kujya kubatabara mu gihe bari gukorerwa ubwicanyi. yahise ajya kuri Twitter aradusubiza rero avuga yuko atewe umujinya n'ibiri kuhaba ndetse n'ibyabaye mu gitondo cy'ejo. ndabizi ko aribo barata amashuri basenya amazu bica abantu basenya insengero bakoresheje indege. yahise yandika rero kuri Twitter yuko byamuteye umujinya
ko agiye kwimanukira akajyayo kubihagarika. Perezida w'u Rwanda nawe akaba yagize icyo avuga kuri Perezida Tshisekedi, avuga ko Perezida Tshisekedi adakwiye kuba perezida w'iki gihugu gikize gutya, ko ikindi kandi ko ibyo akora byo gukomeza kwiriza bitagakwiye no gusabiriza nk'igihugu gifite amabuye y'agaciro uko angana kose ko ari menshi, bagakwiye kuba bayabyaza umusaruro bagateza igihugu imbere, bakareka kujya birirwa basabiriza mu bihugu by'amahanga basabiriza inkunga. Ko cyaravuga ati rero mbona atarakwiye kuba perezida w'iki gihugu kubera yuko kuba wirirwa usabiriza ati ni ikimwaro ku gihugu cyiwe. Ni ikimwaro. Vincent, urakoze cyane ku bwa update ndetse n'ubusesenguzi watugejejeho wagejeje ku badukurikiye muri iki gitondo. Namwe murakoze, ndabashimiye kuba mwari mwamaye uyu mwanya. Okay. Yes, bakunzi ba Eugene Official rero rwose nguko uko ibintu bimeze, murumva ko abanyamurenge nanga yamaze kwemeza ko agiye kwimanukirayo. Ubwo urumva ahantu agiye kumanuka, murumva rwose ko mugiye kubona umutekano urambye. Andi makuru wenda tukijya hano imurenge amakuru ndimo ndakiraho nuko M23 za force zageze ahantu bita ni Kaziba. Hari abadoga inziro bahise batangira kwinjira hano mu Minembwe, bivuze ngo masaha make M23 iraba yageze Minembwe, iraza kuba igeze mu Minembwe. Ngiyo rero update indi ingezeho. Ubwo urumva hari abagiye gusigara aho ngaho, haraza za Kiziba, plito za Kaziba, ntago ari Kiziba ni Kaziba. Noneho bakaba bafunze nyine basa naho bari gucunga ahangaha n'ubundi muri Uvira bari kurebana na Uvira, ariko no hari abandi izindi forces zamaze kudoginga zamaze kwerekeza mu Minembwe. Ubwo amakuru arambuye ndaza kuyabaha mu kiganiro gikurikiyeho. Nahoze mbona hari n'abasirikare b'Abarundi barimo kugenda batoragura rwose nabo babaye nk'abakatanyama, nuko urwana afashe imbunda yanyura ku nkoka akayigubanya nayo akayitwara n'inzara nayanzara. Tuze gusura amandi masaha rero barakubwira bati roho nzima mu mubiri muzima, udafite umubiri muzima nyine ubwo urumva roho nayo yaba atari nzima. Turongeye turakwakira rero muganga kugira ngo utubwire ku bigendanye na discount cyangwa se n'igabanyirizwa ry'ibiciro. Urakoze cyane rwose, burya igabanyirizwa n'itegeko mu gihe wishimiye abakiriya cyangwa abagana serivisi. Ubu tuvugana twabahaye 10% ku bantu bafite uburwayi bukurikira, cyane cyane abantu bafite diabete, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, indwara zitera kanseri. Ubwo ndavuga prostate, abadamu bakunda kugira ibibazo by'inkondo y'umura, abantu bafite ikibazo cy'umwijima cyane cyane hepatite B, n'abantu bafite ibibazo byo kutabyara nabyo biteza ikibazo mu muryango, nabo twabaye 10%. Tukanibutsa abandi bantu nabo bafite ingorane zo gutera akabariro niko babivuga, cyangwa koreza amabanga y'urugo. Namwe bitewe n'uburyo mugana iyi serivisi mukakenera iwacu tubaye 10%. Naho rero namwe mugenewe 5%. Turavuga abantu bafite amibe, indwara z'amagufa, umugongo, ndavuga bafite impyiko, indwara z'ubuhumekero, igifu, hemorrhoide, namwe ni 5%. Reka tubibutsireho mwajya mudusanga abari USA, Canada na Australia. Dufite umuntu uri USA no bagezeho serivisi zacu, murahamagara niwe ubagezeho ya miti bigatwara imisi itarenze 2. Abari mu Rwanda harabagana Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo, naho turahakorera, hari etage hari rwose umanutse munsi yaho zigara hari na farumasi. Naho ngaho Kimironko ni ku muhanda ujya 12, ku muhanda ujya 12 cyangwa Kigali Parent School, umuhanda uri inyuma y'isoko, inzu ya mbere hari naho ngaho dukorera. Uhita hamanuka ku ibyapa bya Primary Infinity. Nimero ni akamenyetso guteranya 250 782 99 057 cyangwa 0782 99 057 mugire ubuzima bwiza.